Ese wari uzi ko utu turungo dufite ishusho nk'iy'udusumari ukoresha kenshi mu gikoni dushobora kugira n'urundi ruhare runini mu buzima bwawe nk'umugore? Wari uzi ko se dushobora gufasha abagore kurusha amavuta ahenze ndetse n'imiti imwe n'imwe? Nk'uko byagaragajwe mu gitabo kizwi cyitwa Handbook of Herbs and Spices cyanditswe na K.V. Peter, Cloves cyangwa se Clou de Girofle ni kimwe mu birungo bifite umumaro ukomeye mu buzima bw'umubiri w'umuntu. Cloves zizwi nk'ikimera gifite ubushobozi bwo gufasha umubiri w'umugore mu buryo bwinshi, haba mu kugabanya ububabare, kurwanya indwara zirimo n'izo mu myanya y'ibanga, gusukura ndetse no guteza imbere imikorere myiza y'umubiri. Muri iki kiganiro turagaruka ku gusobanura icyo Clou de Girofle ari cyo cyangwa Cloves, dusobanure akamaro 10 ka Cloves ku buzima bw'umugore, dusobanure uburyo bworoshye bwo kuyifata mu rugo n'ibyo ugomba kwitondera mu kuyikoresha. Ariko mbere y'uko dukomeza, niba uri umwari, umubyeyi cyangwa ukaba ufite uwo ukunda wifuza ko agira ubuzima bwiza, kanda subscribe nonaha, unakande like kandi ugume kuri iyi video kuko amakuru ugiye kumva ashobora kuguhindurira imyumvire burundu kuri utu dusumari bita Cloves. Karibu nanone ku tuntu tw'ubwenge. Uyu munsi tugiye kuganira ku kantu benshi bazi nk'ikirungo cyo mu biryo ariko gafite n'akandi kamaro kenshi mu buzima, cyane cyane ubwa mama na bashiki bacu. Cloves cyangwa Clou de Girofle ziva ku giti cyitwa Syzygium aromaticum, gikunze kuba cyane cyane mu bihugu bishyuha hafi y'inyanja. Uduti tukiri indabo tw'iki giti nitwo twumishwa tukagira ishusho nk'iy'udusumari, tukitwa Cloves cyangwa Clou de Girofle. Badukoresha mu guteka no mu buvuzi bwa gakondo. Utu dusumari tugira impumuro nziza kandi dukundwa cyane mu guteka, ariko uretse kongera uburyohe n'impumuro y'ibiryo, Cloves ifite akamaro gakomeye mu buvuzi bwa gakondo kuko ifasha kugabanya ububabare, gukumira indwara ziterwa n'udukoko twangiza no guteza imbere imikorere myiza y'igogora. Noneho reka turebere hamwe akamaro 10 ka Cloves ku buzima, twibanze cyane cyane ku gitsina gore. Icyambere ni uko Cloves zifasha mu bubabare bw'imihango. Cloves zigabanya uburibwe n'ububabare bwo mu nda mu gihe cy'imihango kubera ko zigabanya inflammation kandi zigatuma imikaya iruhuka. Uburyo bwo kuzifata: wafata udusumari 3 nturenze 5, ukadushyira mu mazi ashyushye, ukayatereka iminota nk'icumi kugeza kuri 15, ubundi ukanywa igikombe kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba. Icyo gihe ubikora iminsi 3 cyangwa 2 mbere y'imihango. Akamaro ka kabiri ka Cloves ni ugutunganya imisemburo. Ku bagore bafite imisemburo idahagaze neza, nka bamwe bakunze kugira imihango itazira igihe, izi Clou de Girofle zishobora gufasha kuyihuza neza. Aha rero uburyo bwo kuyifata byaba ari ukuvanga udusumari 5 twasatuwe n'ikiyiko kimwe cy'ubuki, ubundi ugafata iyo mvange buri gitondo ukayifata nta kintu urafata kindi cyo kurya, ukabikora iminsi 7 kugeza kuri 14, ese icyumweru cyangwa ibyumweru 2. Akamaro ka gatatu ni ugufasha ubuzima bw'igitsina gore, aho Clou de Girofle cyangwa Cloves zongera amaraso atembera mu myanya myibarukiro y'umugore, bikazamura ubushake bw'imibonano y'abashakanye ku bagore bamwe na bamwe.
Uburyo rero bwo kuyifata, wateka udusumari 4 kugeza kuri 6 mu mazi, ukongeramo ginger cyangwa gingembre cyangwa tangawizi nkeya, ubundi ukanywa icyo cyayi nimugoroba inshuro 3 mu cyumweru. Akamaro ka 4 ni uko cloves zirwanya indwara zo mu myanya y'ibanga. Izi cloves zifite ubushobozi bwo kwica udukoko twa bagiteri nyinshi nk'iyitwa fungi ikunze gutera za infection ku bagore. Bigafasha rero nanone kurwanya umwuma, impumuro mbi ndetse n'uburibwe. Hano uburyo bwo kuyifata, wateka udusumari hagati ya 5 na 7 mu mazi ya litiro, ukareka agakonja, noneho ukanywa ibikombe 2 ku munsi. Kandi nanone icyitonderwa, ntugakoresha aya mazi mu kwiyuhagira imbere mu myanya y'ibanga. Akamaro ka 5 ni uko cloves zishobora gufasha gusohora imyanda mu mubiri. Cloves zifasha umubiri kwikuramo imyanda cyane cyane mu gihe cy'imihango. Aha uburyo bwo kuyifata bwaba guteka udusumari hagati ya 3 na 5 mu mazi, ukongeramo indimu nkeya, ubundi ukanywa igikombe kimwe mu gitondo mu minsi y'imihango. Akamaro ka 6 ni uko cloves zishobora gutuma uruhu rusa neza, kuko cloves zirwanya acne cyangwa ibiheri byo mu maso, zikarwanya utubyimba ndetse n'inkovu, bityo zikagirira akamaro abagore bifuza uruhu rwiza kandi rufite ubuzima bwiza. Uburyo bwo kuyifata, wanywa icyayi cya cloves buri munsi, cyangwa ukavanga ifu ya cloves n'ubuki, nyuma ugasiga ku ruhu, ukareka bikuma hagati y'iminota 10 na 15. Akamaro ka 7 ni uko cloves zishobora gufasha kugabanya umunaniro ndetse n'agahinda. Burya cloves zongera ingufu mu mubiri, bityo zigafasha kugabanya stress na depression, ibintu bikunze gufata abagore benshi. Uburyo bwo kuyifata hano, wateka udusumari 3 n'akababi k'ikirungo bita cinnamon cyangwa cannelle mu mazi, nyuma ukanywa icyo cyayi nimugoroba mbere yo kuryama. Akamaro ka 8 ni uko cloves zishobora gufasha igogora. Ku bagore bafite ibibazo byo mu nda nko guhumeka nabi, kubyimbirwa, constipation ndetse na za gaze, cloves zituma igogora rikora neza, bityo ibyo bibazo bikayoyoka. Hano uburyo bwo kuyifata, wafata udusumari hagati ya 2 na 3 ukatunywa mu mazi ashyushye nyuma yo kurya, cyangwa ukanywa icyayi cya cloves nyuma y'amafunguro. Akamaro ka 9 ni uko cloves zishobora gufasha mu rugero rutoya umugore utwite. Mu rugero ruto cyane, cloves zifasha kurwanya iseseme no kuribwa mu nda, ariko ntizigomba gufatwa ari nyinshi mu gihe utwite. Uburyo hano bwo kuyifata, wateka agasumari 1 cyangwa 2 mu mazi menshi, ukanywa igikombe kimwe ku munsi, ariko ntukinywe buri munsi. Mbere y'uko tugera ku ngingo ya 10, ingingo itazwi na benshi mu bakoresha cloves, niba ukomeje kunyurwa n'ibyo tukugezaho, kanda like ubitwereke. Ikindi kandi, niba uri umugore cyangwa umugabo wifuza gufasha umugore we, musangize iki kiganiro kuko amakuru arimo ari ingenzi cyane, ubundi dukomezanye. Ku kamaro ka 10 rero, muri iki gihe hateye indwara za kanseri cyane, ni ngombwa ko abantu bamenya ko cloves zishobora gufasha kurinda kanseri zimwe na zimwe. Izi cloves zirimo ibinyabutabire bifasha kurinda umubiri kwangirika, bikarinda gusaza vuba no kurwanya indwara zituruka mu kwangirika kw'uturemangingo tw'umubiri. Cloves zifite antioxidants nyinshi zifasha kurinda kanseri zimwe zifata abagore, nka kanseri y'ibere, kanseri y'udusabo tw'intangangore, ndetse na kanseri y'igifu n'iy'inkondo y'umura. Hano rero
uburyo wayifata: wakoresha clou de girofle mu mafunguro nko mu isupu, icyayi cyangwa umuceri, cyangwa ukanywa icyayi cya cloves nyine 3 cyangwa 2 mu cyumweru. Nyuma yo kurebera hamwe aka kamaro 10 ko gukoresha cloves ku gitsina gore, reka turebe noneho ibyo ugomba kwitondera mu kuzikoresha. Icya mbere ni uko nubwo cloves ari nziza mu guteka, zigomba gukoreshwa zitondewe igihe zikoreshejwe mu buryo bw'ubuvuzi. Urugero, nk'abagore batwite cyangwa bonsa bagomba kubanza kugisha inama abaganga mbere yo kuzikoresha. Icya kabiri ni uko cloves ari nziza ariko zitagomba gufatwa ku bwinshi. Muri make ntukarenze udusumari 6 cyangwa 7 ku munsi. Icya gatatu, nanone abafite indwara z'igifu, umwijima n'umuvuduko w'amaraso muke bagomba nanone kwitondera gukoresha izi cloves. Icya kane, cloves si imiti isimbura kwa muganga, ahubwo ni uburyo bwo kwirinda no gufasha umubiri. Niba ubonye kimwe mu bimenyetso by'indwara imwe mu zavuzwe, ihutire kwa muganga. Icya gatanu ni uko nanone ibyo gukoresha vaginal steaming, bimwe bivugwa hanze aha byo kwiyuka umwuka ushyushye mu myanya y'ibanga ukoresheje cloves atari byiza. Si byiza kuko bishobora gutwika uruhu rw'imbere mu myanya y'ibanga kuko haba horoshye, bikanateramo utubyimba. Ikindi kandi bishobora kwangiza urugero rwa bagiteri nziza ziba mu myanya y'ibanga no kongera za infection. Hano rero icyiza ni ukunywa icyayi cya cloves kuko zo ntizigomba gushyirwa hafi cyangwa imbere mu myanya y'ibanga. Cloves rero si ikirungo gusa, ni umutungo ukomeye ku buzima bw'umugore. Kuyishyira mu byo dukora buri munsi bituma tunoza ubuzima bwacu dukoresheje kamere. Utu dusumari rero ni igihingwa gifite umumaro munini mu buzima, si mu guteka gusa ahubwo no mu buvuzi bwa gakondo. Gifasha kurwanya mikorobe, kikagabanya ububabare cyane, kigafasha igogora kandi kikaba gikungahaye ku binyabutabire birwanya gusaza n'indwara nyinshi. Cloves zishobora gukoreshwa mu cyayi, mu guhumeka umwotsi wayo kugira ngo ifashe inzira z'ubuhumekero n'uruhu, kandi nanone nubwo ifite akamaro kanini, ni ngombwa kuyikoresha witonze, cyane cyane ku bagore batwite, abonsa n'abantu bashobora kuyigiraho icyo bita allergie. Abavugwa aha, mbere yo kuyikoresha babanza kugisha inama muganga. Niba iki kiganiro kikugiriye akamaro, kanda like, usangize abawe iyi video, unakore subscribe niba ari ubwa mbere wari usuye uru rubuga, kugira ngo utazongera gucikwa n'inama zizewe z'ubuzima. Ubutaha tuzaganira ku kuntu ibyo turya bigira ingaruka zikomeye ku bwonko n'ubuzima bwo mu mutwe, aho tuzabona ko hari n'imirire ishobora gutera depression. Ntimuzacikwe. Murakoze rero cyane kubana natwe, tuzongere duhure mu kindi kiganiro cy'ubuzima bwiza.